umuntu utegutse Bibiliya ahita dusomera Mariko igice cya 11 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 7. Twihute vuba. Ndusomere. Ageze bugufi bw'Yerusalemu ajya hanze y'Ibetaniya ku musozi wa Elayono. Atuma babiri mu bigishwa be arababwira ati mujye mu kirorero kiri imbere yanyu mukihagera uwo mwanya muri bubone icyana cy'indogobe kiziritse kitigeze guheka umuntu, mukiziture mukizane, kandi nihagira umuntu ubabaza ati ni iki gitumye mukora mutyo, mumubwire muti databuja niwe ugifata ugishaka, nuko uwo mwanya aracyohereza hano. Baragenda basanga icyana cy'indogobe kiziritse ku irembo mu nzira, barakizitura. Bamwe mu bari bahagaze aho barababaza bati ni iki gitumye muzitura icyana cy'indogobe? Nabo barasubiza nk'uko Yesu yababwiye, barabemerera bashorera icyana cy'indogobe bakigeza aho Yesu ari, bagiteguraho imyenda yabo akicaraho. Murakoze cyane. Kuri ubu ntari byumvikanye cyane ko byamwumvikanye ko ni Yesu ngo yabwiye abigishwa be ngo nibagende ngo bajye ahantu mu kiroro mu mudugudu runaka, ngo barasanga icyana cy'indogobe kiziritse, ngo bagende bakiziture bakizana. Noneho ngo arababwira ngo nihagira umuntu ubabaza akabaza ngo ese ko muri kuzitura icyo cyana cy'indogobe muri kukijyana he, ngo mumubwire ngo databuja niwe ugishaka. Turi kujyana. Abatuma icyana cy'indogobe cyari kiri ahantu cyari gifite nyiracyo wakiziritse. Turi kujyana. Ariko aravuga ngo nimugende mujye kukizitura, ariko mukiziture nta muntu musabye uburenganzira. Turi kumvikana. Ngo ntagira umuntu ubabaza ngo ese muri kugishaka aho murakijyana he, ngo mabwire ngo databuja aragishaka. Turi kumvikana. Nabo ngo baragenda, ngo barageze basanga koko kiraziritse. Barazitura ntawe babajije, bazitura ntawe babwiye, bazitura ntawe basabye uburenganzira. Ngo nyiracyo umutumwa gusa bwa kandi kwa ngo ni nyiracyo wabibabwiye, ngo aravuga ese ko munziturira icyana cy'indogobe murakijyana he, ngo bamubwira nk'uko Yesu yababwiye ngo databuja aragishaka. Yesu yari yababwiye ngo nawe ngo arahita ngo acyohereza. Muri kunyumva neza? Bageze bariko bigenda barakizitura, barababaza nk'uko twasomye, ngo bakizituye barababateze murakijyana he, baravuga ngo databuja aragishaka. Ngo barabihorera barakijyana, ngo bakigejeje aho Yesu ari, ngo Yesu akicaraho. Inkuru twasomye no kwivuga. Ndashaka kuvuga ngo hari icyana cy'indogobe, hari uwakiziritse, turi kujyana, hari utumwe kukizitura, turi kumvikana, hari n'ugishaka ngo akigendereho. Turajyana neza. Kugira ngo byumvikane neza, ndagira ngo mvuge ngo umuntu wese iyo atabyawe n'Imana ariko akagenda ashaka Imana, aragenda akisangira idini naryo rikamuzirika. Muri kubyumva? Rirakuzirika rikamuhambira, ariko icyo wagiye ushaka ari ijuru. Turi kujyana. Noneho byo rikaguhambiriza imigozi ku buryo uri gupfa utagira ijuru, uri gupfa nawe ubwawe utamenye ko ufite ubugingo buhoraho. Turi kujyana. Nyamara icyazanye Yesu mu isi ngo yaje gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Muri kunyumva? Noneho uburyo byakuziritsemo uritekereza nk'Imana. Muranyumva neza? Ndagira ngo duhuriraho twese
ko idini ridatanga ijuru. Njya numva abantu bose bavuga ko nta dini rizajyana umuntu mu ijuru, sibyo? Nyamara bikavuga ko Yesu Kristo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, nta wajya kwa se atamujyanye. None niba idini ritazakujyana mu ijuru, ubwo se uri kumva niba uzahingukanye? Niba ushaka kujya i Kigali wicara muri kwasiteri ijya i Kigali, niba wicara muri kwasiteri itajya i Kigali, ubwo uzahinguka biri kujya. Turubya neza. Ariko Yesu yaje gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Nicyo gituma uyu munsi reka mvuge ngo Imana yabantumye gute. Bigeze bavanga Imana ivuge niko Imana iravuga. Ntabwo bahakanaga kwivuga. Ahubwo Imana iravuga, ngewe yavuganye nanjye, ibantu ubyemere, wena ntunabyemere, ariko ngiye kumvuga rwose. Ntiyanabibwiye none Imana yameze arenga bibiri. Turi kumvikana. Ikuntumaho imbwira ko nza kukuzitura. Turajyana. Kandi waragiye kukizitura, yaraga ntimusaba uburenganzira, kuko wakiziritse ntashaka kukirekura. Tukujyana. Agifitamo inyungu, ntabwo yakirekura rega. Nicyo gituma bisaba kukimunyaga ukoresheje ubutware bwa gutuma. Turi kumvikana. Wamujyana mu kiziture, ngo nihagira ubabaza wovuge ngo databuja aragishaka. Amen. Arega Yesu aragushaka. Yesu aragushaka. Reka kuba umuja w'idini, uba umwana w'Imana, ubyarwa n'Imana. Wanditse mu gitabo cy'idini ariko mu ijuru wanditseho. Wanditse mu gitabo cya pasiteri ariko mu ijuru ntuba bikumariye ikiso. None se numva nubona kw'idini kugeza hano hirya kwirinda igasubirayo. Wabonye kujyana na Yesu kubera ko yari ngo bamaze kuzana icyana cy'indogobe ngo nawe yacicayeho akigenderaho. Amen. Yaravuze ngo nzatura muri mwe ngendere muri mwe, ngo akigenderaho, ngo basasa imyenda, ngo bagende bahinga ngo bahinguje mu izina rya Nyagasani. Yesu ashaka ko umwaki ukamwizera mu mutima wawe, none agatura muri wowe akajya kugenderaho, ariko idini rikakurekura. Tukumvikana. Ariko ryo ntabwo rishaka kukurekura, nicyo gituma nta bwumvikana. Kugira ngo rikurekure nimugomba kubyumvikanaho. Hoya, hagomba kuzitura, yamara kukuzitura akagushyira Yesu akakwicara. Amen. Ahari byibwira ko ari ibintu bisobanutse, biri ibintu byumvikana. Niba idini bitabashije guha umutuzo umutima wawe, ukajya wumva n'ubundi uzarimbuka, ubwo ntiwumva ko idini ntacyo ryakumariye. Kandi iyo ngiyo niyo birayita inkuru nziza. Inkuru nziza y'umukiro ni Yesu wayituzaniye. Yesu mwana w'Imana, mwami shimwa. Iyo niyo nkuru nziza y'umukiro. Ni inkuru nziza y'umukiro, ni inkuru nziza yo kugukiza. Ni inkuru nziza yo kugukiza urupfu rw'iteka, kugukiza kurimbuka, kugukiza kuzajya mu muriro, ukajya ugenda wumva nawe ufite ubugingo buhoraho, ukagenda wumva ufite ijuru. Idini imigozi yaryo ikavaho, Yesu akakwicaramo, ukajya ugendana nawe mukagendana. Ibyo kugira ngo bishoboke bisaba ikintu no kubona bigarukaho. Nari nababwiye uburyo umuntu yabaye umunyabyaha mwamaze kubyumva byumvikana. Ntiwirirwe rwose utekereza ko hari ubundi buryo butuma ukora ibyaha. Ni ubuzima wavukanye udashobora no guhindura. Nyamara birashoboka uyu mwanya ukamenya uburyo umuntu abasha kuba intungane imbere y'Imana. Kuko iyo tumara uzajya mu muriro, nuko utekereza kujya mu ijuru, wakwisuzuma ukisanga mu ibyaha. Buri uko wisuzuma ukisanga mu ibyaha, kandi koko ni nyamara ntabwo bigusaba ngo uhindure ingeso, ko ntiwazihindura ngo byemere. Bibiliya iravuga ngo nk'uko ingwe itabasha guhindura ubugondo bwayo, nk'uko umunyetiyopiya umuntu w'igikara atabasha guhindura urukara rwe, ngo niko n'umunyabyaha atabasha kwikiza. Ntabwo wakwikiza ibyaha. Biravuga ngo Yesu niwe uzakiza abantu ibyaha byabo. Ariko ugenda mu bubanza, ntekereza ko muzee uko mbyumva ari igihe kubera kuzirikwa igihe kirekire, ahari kiriya cyana cy'indogobe cyagira ngo niyo mibereho. Nakoze cyane. Cyagira ngo ubuzima nyine n'ubwo umuntu
aziritse. Urakoze cyane. Kandi nibyo nyine kubera ko burya wese iranuka ariko bayikuzirikiyemo ukamaramo umwaka wajya wumva ni sawa. Ariko ntiyayujuje kwinuka. Ni ukuvuga ngo rero kubera ubuzima bw'idini uba warabaye igihe kirekire riba ryanaguteye ubwoba rikakuzirika rikubwira ko urivuyemo waba urimo. Ariko sibyo narivuyemo sinarimbuka n'ukuri. Buriya no muri gereza uburyo bahora no muri gereza abantu bagira bakamenya ubuzima. Nibyo bakabagira abakonseye. Yego muri gereza urakoze cyane. Ariko Yesu yadutumye ngo tukuziture aragushaka. Arashaka ngo abe ari we uguturamo akwicara akugendereho. Icyo cyana cy'indogobe nuko tutakomeye hepfo. Yesu amaze kucyicaraho ngo nacyo bagisasiye imyenda ngo ikintu cyongeye gukandagira hasi kubera ko gihetse Yesu. Umaze kwizera Yesu nawe ugenda idini ritakigufiteho ijambo ukavuga Yesu wenyine. Twigisha ijambo rizima mu mbaraga z'umuntu dukomeze tugende dutsinde ibigerageza turwanye intambara twizeye twihanganire rwose. Mwatuka gashoboka ukava ku ngoyi n'ukuva mu ngoyi n'ukuva mu mugozi ukizera Yesu. Ntabwo ari ibintu byitwa kwivumbura nk'ugoyi ahubwo ni ukuva mu rupfu ukajya mu bugingo ukareka kuba uw'idini ukaba uwa Yesu. Ukava mu ivuko rya mbere ukajya mu ivuko rya kabiri ukareka kuba umunyabyaha ukaba intungane imbere y'Imana. Ndagira mu cyaro cyo ese ngo waba uzi intungane imbere y'Imana kugira ngo nawe ugenda wumva wajya mu ijuru.